Azaruzi ko nkomeye. Kuri iyi nshuro rero ibintu ntabwo biza koroha. Biteguye abantu bashyashya cyane. Bitana ikiganiro gikomeye. Ubu mu kanya turanga tugiye kwakira abasore. Nubwo habonetse abasore babiri habuze umwe wibanze cyane bita Gisusu, ariko ubu tugiye kwakira Munezero fan yose. Abasore babiri ndagira ngo tubakire. Mu kanya gato rero turabona Deni yahageze. Deni komeza uze. Taragatebe kawe karibu. Utera umusize Utera nasigaye maraje. Cyara. Meze mutese? Imeze neza rwose mwari aho. Murakomeye. Turahonga iwacu rwose turakomeye. Imvura iragwa nta kibazo. Imvura iragwa ibishyimbo birese n'amasaka n'ibigori. Rero ibi byose turimo gukora ari abantu babakurikiye. Oya wibiseka Badukurikiye. Baragukurikiye bari nyuma ya nyine. Nanjye ndabizi ko abankurikiye ari benshi. Mu bintu ukora nyine gusapotinga kugira ngo ugire ahantu ugera kandi nawe wongere ibyishimo byabo. Ibyo nibyo biba byatuzanye. Rero ndabona na Butera hageze. Ubu noneho ngasigara Butera mu kazi. Uyu nguyu dusigaye tumwita. Icyangwe noneho uriho. Dore cyangwa. Wapi. Bite muzee wanje fresh. Amoye Butera nawe. Yatuzanye se kumbona nayitoroshye. Gere bisaziye nta nabwo mbanyize. Reka mbona bize bigenda. Ndabona aho uri muri abo musore. Sesha di hano wageze ryari? Amaye hayanjye. Butera Gahunda ni gahunda. Ubwo wanzi kuri Butera mu kazi. Butera mu kazi. None se sibyo? Izina rya Maheri ryo muntu. Izina ryo muntu. Butera nyine ni Butera mu kazi nawe urabyumva. Rero umugiye kuduha ishusho y'ukuntu mwatangiye mukamugizanga. Ndabona mumaze kugera mu gihu muri subscribe igihumbi n'izindi. Kigiye mwakoreye cyose. Kara akazi mbese. Ntabwo nawe ni ibintu biba bitoroshye cyane. Biragaragara yuko mwakoranye imbaraga zikaze. Kugira ngo mbabaze. Ahera kuri Butera niwe wenda ukurikiye Gisusu cyane. Nubwo Gisusu adahari ariko wowe uraduha amakuru yibanze. Guhera ku itangiriro byari bimeze biti. Byaba biri ibintu byoroshye ari nko kunywa amazi, yabaga ari nko gukina umupira wenda ugahita utsinda igitego udacenze cyane bimeze bite. Kuri iyo urebye uyu mukino twatangiye twe tubona ari ibintu byoroshye. Ako bigezemo hagati akazi kaba kazita. Utangaza ko ngiye Butera numvaga ko ibintu ndimo ndakora nta nicyo bizangora. Wowe komeza utubwire. Kuko urareba nkanje hari aho nageze mbona gukina nabireka. Ariko nyine kubireka bikanga bikananira. Ako nyine hagati aho ngaho ndashimira bari abantu badukurikirana. Kuko nabo barimo baradusapotinga kugira ngo nyine natwe tujye kwa twagera tugende icyo twabona. Nabigira akamaro ndabemera cyane. Nabigira akamaro bose reka tubashimire kuba bageze aha ngaha Gisusu comedy cyangwa se Munezero fan ariyo channel yabo rwose mwarakoze cyane kuba bageze nangaha n'imbaraga zanyu. Umugabo nubwo ari mushyashya abamubonye bamubonye vuba. Ariko nawe nyine baramureba umubonye nyine barabona ko ashoboye. Ariko mva izina Dini. Amazina yanjye se yasanzwe nka Dini mu kazi. Dini mu kazi. Amazina yanjye Butera mu kazi, Dini mu kazi. Cyane. Gisusu comedy urumva ni ibintu aho ngaho. Rero ndumva biragaragara ko ari imbaraga mukoresha zikomeye. Ikintu tubasaba nanjye ndimo nabariya mvugira. Ikintu tubasaba ni ugukora mufite intego, mugakora mugamije gushimisha bariya. Nanjye ndimo mukanshimisha kuko iyo mushimishije bariya nanjye ndishimye. Cyo bibazo Gisusu comedy na Butera mu kazi na Dini mu kazi. Byumvikana ariko nyine ahantu Gisusu uyu munsi yaburiye niho ho kabisa. Registre murayifite. Uzamabanga bamo hano mwatumitse guhera mutangiye kugeza dutangiye kugeza ibiherezo. Oyo barabireba ibintu byose n'inyandiko gusa. Biranjabutse. Mwihangane amabanga yanyu ataguruka. Buriya urareba amabanga y'abari menshi kabisa. Areba kwifata ukaba wakandika ibibazo nk'ingibi
ndabona ari imizigo myinshi ntabwo mubire nyine n'akazi mutazabika nabi iri nibanga mutazabika nabi bakabiba oya biba bikomeye ntabwo twakira ako nyine bashitse bacu bo turabemera kabisa yaba ari n'ab'ingenzi ahubwo ngo batekerezeho cyane kuva mugeze ahangaha none niho urugamba rukomeye cyane akazi karakomeye ubu rero ubasezeranye ubu dufite umwanya uhagije wo kugira ngo dusezeranye bariya bagenzi bacu ku buryo bazabitegaho ibintu bifite imbaraga noneho babakurikire neza kuva kuri videwo itangira inarangiye nta wunaniriwe hagati ngo abivemo atayirebye yose birumvikana ibyo nibyo birakwiye pe abantu bakoze subscribe mwese turabashimira mwarakoze pe mufite imbaraga n'umuhate kandi mukomeze musangize n'abandi mubigishe yuko ibi byose bakora bifite intego kandi nta kindi bagamije ari ukubashimisha no kugira ngo namwe mumenye yuko nabo bahari yewe baravuga hiki ngewe ari abantu bakoze kuri kariya kantu kaba kari hasi ngenda bishimiye cyane kandi bakita subscriber niko ni nko kwiyandikisha kugira ngo umunsi video washyizeho yagezeho bazakira ka message ngo Gisusu Comedy cyangwa Munezero Fan yasohoye video ako kanya iminota mikeya ukabura yibonye cyane rwose ari abantu rero ndabasuhuza cyane kandi ndabakunda cyane nibyo bya mbere ahubwo bashite banje je mu minsi za kuza ndashaka kuzabasohora ka video kitwa imbwa y'umukwe murakiteguye ko numva gukera ndi mu kazi nzakabahereza kandi muzakabona imbwa y'umukwe ako kantu rero witonde hari abagukurikiye n'abafite imico mibi birumvikana ariko batakoze subscribe abakoze subscribe nabo barimo imico mibi ariko abatarakoze subscribe bagukoraho bagahita bagatwara ugasanga bagashyize hanze ukarerera mu myotsi nibihangane gakeya nyine nawe uhita ukoresha imbaraga kwibagirwa biba ariko nyine urikosora n'umwana w'umukwe n'umwana w'umukwe nibeshye mumbabarira nibeshye ariko abahanzi murazimiza aho ngaho mutujimije oya ntabwo kubazimiza n'umwana w'umukwe ntabwo umwana w'umukwe kuko nyine urumva icamake mo gakeya kugira ngo wenda batajya bari n'ibindi birenze je nzawa mfite umwana sibyo ndera umwana w'umukwe wanjye umukobwa wanjye azaba yarashakwe n'umugabo urumva none abanza n'umwana murere umwana w'umukwe nyine ambere ikibazo ko nyine bitegure ariko ntabwo nyine ari imbwa y'umukwe da nta kundi nyine butera mu kazi inshuti zacu muravuze imbwa mu kazi ashobora kuba ati imbwa y'umukwe ariko nta kibazo imbwa y'umukwe se ntabwo umukwe yatonga imbwa ikajya guhiga nibyo nabyo birashoboka nawe rero ushaka gushaka nabyo birashoboka ashobora kuba yoroye ikajya guhiga komereze mutubwire ibindi reka amabanga yanyu yo mube muyabitse kuko hanze aha ngaha bafite bariya baturiye abamujinika bica hari ba rushimusi babandi batakoze subscribe bari abarushimusi nyine nimitegure simikunde basi bamwita gutera mu kazi natangiye nambara ikabutura nambaye ikote sha ndababona burimo murankurikira neza agakote nanjye nambaye isuti satangiye nambaye igisamba cyacitse nambaye watifunze sha tera yabaye butera nako nyine ntako batagije pe mwebwe mudukurikirana turabashimira cyane kandi aho tugeze nimwe tubikesha mwarakoze cyane kabisa kwa mudukurikirana kudukurikirana kwanyu niko kuduhereza umwanya wo kujya natwe tubona uko tugiye gute bakora like ibi bitagenze neza mujye mutubwira ati ibi ngibi mwabyishe mu bikosore ibyo biremewe izo nshingano zacu natwe kandi tugomba kubasetsa ibikuryoheye kandi like usharinge n'abandi babibone kuko twese ntago turyoherwa kimwe hari waryoherwa nawe akabihereza abandi nabo bakaryoherwa ubu byanze nawe ntago twese dukunda kimwe dukunda bitandukanye ariko burya
isi ni rusange dusangiza abandi. sawa. Rero ubu Gisusu byambabaje kuba adahari. ubu hari inshuti zacu ziri kwibaza ati se Gisusu wacu yagiye he? Gisusu mwihangane ariko Akazi kabaye akazi. Gisusu nawe buriya ari akazi. aya masaha yadufashe usanga akazi kamutwaye, ariko buriya n'ikindi gihe vuba aha ngaha turaza nabo kubakorera kandi ka video kabagaragaza bose bari kumwe, noneho akazi yagahagaritsemo bimeze neza. ariko hari ahantu nkumbuye kuzareba Butera na Gisusu, za nshuti zacu nyine rimwe ndi kubwira, muzarebe ukuntu uriya iriya video uriya munsi twigize gukora Butera arimo arabyinira ibyo kurya yibye. Abantu mwakereye ibyo mwabonye ari keza ko muzambwire nzahindure hajyana nawe nitwara nabi ntabwo namenye. Papi wo kubyinira ibiryo byakubera mwana. Cyo nuko bibyina ngasanga na amazi. Yewe mbere njye nsanga byakubera. Ahubwo uvuga ati ubushize uzajya aho batetse inyama. Cyashaka nagiye numva ndi guhumirwa n'inyama nasikayo nkasanga na amazi. Inzara yaguhumurije. Nagize ibyago wari uyu mwaka umwaka wakubereye umwaka. Ego wabyutse nabi burinda bwira kandi warose nabi. Humura inshuti zacu zatugarukiye. Umwaka noneho ugendamo fresh. Mugomba kubizeza ibintu birenze guhera ku itangiriro. Noneho ngubu mubabwira twebwe Gisusu comedy turatangiye, noneho imbaraga dufite zirenze izo twatangiranye, noneho zikubye 2 cyangwa 3. mubabwire Yasara babeshye nibyo. Ubu ngubu twebwe ko tukiza dukora, niba twakoraga video ebyiri mu cyumweru mukazibona, reka tuzakore basi wenda imwe ariko bashimishe kandi banezeze. Imwe nziza ikoze neza ibanezeze, muyirebe namwe muvuge muti mukomerezaho. Kandi turabakunda cyane ko mudukunda niko natwe tubakunda, cyetse reba mu mutabibona tuyiseriye kubashimisha. Papi nta kuntu baba batayibona kandi bahora badukurikirana bagashyiraho n'akaraka. Mu gihe baba bari online niba twirengagize ko Gisusu rwose yadutengushye. Abo nitumurenganye nawe ntago ari we. Yewe nitwa Mr. Sylvie. Aba basore tuba turi kumwe dukorana ibihe byose nubwo mba nagaragara, ariko ni mujya mubona yuko nanjye mpari, kuko iyo bahari nanjye mba mpari. Kabisa mwitegure byinshi. Nanjye ubu aho bazajya bananirwa tuzajya tuba turi kumwe, bongera imbaraga nabo bagire bazamure. Bimeze neza. Okay, sawa rero. Twebwe mahebo umuntu afite kandi kaza agiyemo, twihangane basi mu kanya gatoya tubonanye namwe tubashije kubaganirizaho. Nanjye Butera ngiye mu kandi kazi. Dini nawe bafite ibindi yakora, nakore kandi kumuvugira mu kanya taza kumfata ku munwa ndamuvugira. Uramuvugira mu kanya kumfata ku munwa. Nanjye bamfite ibyo nakora kuko inshuti zacu nazo ziba ziri. Nkabaje none nkabagiyeho none ngiye kureba no video none twatangiye mbabwira ko nitwa Butera kugira ngo bitazabacanga, uzumve ko ari Butera mu kazi. Butera mu kazi, inshingano zanjye mu kubanezeza, kubashimisha, namwe mukanezerwa. Ni byiza kandi ndabakunda cyane. Yaba kuri video ngufi, video ndende se ndamba ari minota 10, kuko nabyo turabiteganya byo kuba mwakora video ikamara minota 10 cyangwa irenga, ako nabwo bizaterwa n'ibitekerezo byanyu. Nimushaka yuko dukora video ngufi zitabarambira tuzazikora, nimushaka yuko dukora video ndende kandi nziza tuzazikora. Byose biri mu maboko yanyu rwose. Mwebwe mwakoze subscribe turabashimiye cyane. Yebwe ijambo ni iryanyu. Nawo mwana tubagama tudakora neza muzatubwire tuzikosora. Iyo niyo gahunda ihari. Comment mujye muyitera aho mubona ari sawa, mutubwire mwagenje neza. Nituzakore bibi ngo mutwange kuko twakoze bibi ngo muzatunenge. Kandi mufite uruhushya rwo kuvuga ati ibi ni bibi muhindure mukora ibi ngibi, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ako ingenzi yuko
nawe umukoresha ushima umukozi hari ubwo wabibona wenda byaciyemo ukuntu bakabipoba ariko hari nubwo umuntu yavuga ati ubwo yakoze nabi ngiye kabimubwira ibyo nibyo byiza cyane dukeneye inama nk'uko natwe dufata umwanya tukagira gutya tukabaganiriza nabo bagafata umwanya bakareba izo video zacu n'ako kanya bagafata bakavuga ati ibi bintu rwose basore mwakoze ubundi video iyi mwakoze yaraturyoheye mwongeye mujye muri uwo mujyo tugahindura tugakora nk'iya mbere cyangwa tukanarenzaho ariko noneho mu byo bifuza ariko mutu mwanyemeje mwanyicaje ku ntebe nziza nk'ingi urayibona gabwe nicara hasi we gabwe wicara hasi ubiriruka hasi imyenda wambara se noneho muri iyi minsi abose style usigaye uri muri iyi minsi nayo ziracu zacu zaturemeye uyu munsi noneho style yawe yawayishyize ukozi ko ufite style ubundi najyaga niyambara bya bindi bimwe bigenda byigira gutya amakote yandamwe arimo amapfundo arimo ibintu by'imikato bimeze nk'inkoni y'abantu yabyo wibusize ariko nabonye kabasha uyu nguyu agacupa rero byabaye ngombwa umuntu arakabangamira namubonye ari guca amacupa y'amakanzu icupa ucunze neza wasanga icupa rero nshuti yizeye kubera yuko yo no mu mufrege dushobora kwijyanira ninde muntu tuzajyana ninde muntu ikubita hasi tukajyana ariko icupa ryo turajyana nanjye njya numva abasaza njya numva bavanga abasaza ngo nta musinzi yikubita hasi ngo amenye icupa gusa nibyo ngiye ko ni umurokore abashadini we ni ukuvuga ngo rero ibyo byose uzabimenya byose uranjye nzaba ku burokore njye ku gacupa kubera ko uri mu isi uburokore uzabugumemo ariko uzabibona nyine uzajya ngenda nk'aho gake gake uzajya nk'aho gake aho gumana ahubwo tuzigumira ku burokore guma muri ubwo burokore bwawe kandi uravuna sha unigishe n'uyu mushuti wawe nabonye atembana n'icupa ntabwo byamuhira uzamubwira ati rero wowe utera harya inshuti zacu ziyo ziri kumurebana ati wowe utera mu kazi rero uko mbibona gahunda iriho umubwira ati ibyo umaze iminsi numva bimeze gutya umubwira ati ambuze inzoga se sinkubwiye ko azakuganiriza nk'umuntu mukorana cyangwa mubana isaha n'isaha akubwira ati rero hari akantu nsigaye narumvishe nimba kunywa resi akuganiriza ati hari kunywa resi hari akantu numvishe kunywa resi cyangwa gake se urumva bishoboka we noneho mu rugero yavuze kunywa mu rugero nukumve kunywa cyane nk'unywa amazi ikintu iyo ubundi gitangira gakeya niba wanywaga amacupa 3 ukagenda unywa rimwe 2 n'igice paka n'igice mwana hari ubwo wafatwa ni gutubwira ngo niba nasindishwaga n'amacupa 3 ninkura icupa rimwe urumva umusande bube mwinshi oya hari ubwo wasanga umugani na gisusu nabonye agerageza ubwo asanga ariho yibereye gasanga yateranye inshuti zacu uzagenda ugabanya erega ntabwo wabikora uyu munsi wenda nimba wanywaga 3 ushobora kugenda umunsi ukavuga ati ndanywa 2 mpite ncaho ukagenda ukadufata noneho kwirinda yuko kaza kakandi ka gatatu kaza ugahita udusohokana ukagenda ukatunywera mu rugo kure uburyo nyine uri bumare kutunywa ugahita witembagarira mu rugo iwawe ntugire uwo kubaganira ubundi uwo munsi ukabura arangiye ariko najyaga numva ibyo byose rwaryamye ugasinzira nyine ntabwo uri bwongere kuvuga ngo kakandi najyaga numva kera ejo bikagenda gutyo ukabugeze kuri kamwe ejo bundi icyumweru kigashira ugeze kuri kamwe wenda banywaga 3 urumva byarangira ukwezi kukajya gushira warageze ku gace uziko muri yo ntango y'inzoga mbona umva nta mahoro ufite ariko ngiye sinzi najyaga numva ababyeyi ibyo kurya byawe buri ushaka buriya wabyihorera ariko ntinywera inzoga reba noneho nk'umuntu wabonye ndi kugenda kuri akuntu nasinze nitwara kuri akuntu hari wambonye agira ati
kubera ko nawe azi ko ari ibyo akora iriya nzira kuyinyuramo bitoroshye. ariko urebye sinibaza ukuntu umuntu asinda akarusha ingufu abantu batanu. Ariko njye nifuje gusengera nuko nasanze nadafite umwuka wera cyane. Burya bamubwira iyo umuntu yanyweye kiriya kintu nyine bakita ku ikiyobyabwenge. Ubwenge ntabwo uba ukibufite muri make mbanye nkaho nta bwenge mfite. Uba ufite bimenya ari nk'ahari ntabwo kuko wabwayegutse. Ubundi ikiyobyabwenge iyo ugeze ahantu birengera nta ikintu icyo ari cyo cyose urahwana wagera ku cyuma nka kiri gitera umugeri ntabwo wawitaye ngo kirakuvuna akaguru icyo ari cyo cyose ukubita utababari niba ari byo wagabanya. nyine nibyo mubwira ngo nimba yenda bitakoroha kuba wanywa mu rugero wenda ngo ukagenda kamanuka ku buryo bigenda bigeraho ukanashira burundu no kunywa bikavaho ukajya winywera utuzi twawe mu rugo ukadushyira mu isafuriya ukadushyushya tugashyuha neza tugatogota amara kudushyushya tukatura ku buryo mikorobe zose zishiramo warangiza ukadushyira ahantu heza mu kabido keza noneho byarangira ugahita uduhoza ukatunywa tumeze neza utangira kwiyabuza amazi. ntabwo ari ukwiyabuza amazi ni ukurinda ubuzima bwawe kugira ngo yenda ubu abantu uzabyara bazagira ubuzima bwiza nk'ubwo wagize kuko buriya kiriya kiyobyabwenge waranyweye n'iyo ubyaye n'umwana akivukana mu maraso. ubwo urumva rero ejo hazaza h'abana bacu baba bararangiye. Birumvikana. niyo mpamvu rero umuntu aba agerageza kugira ngo agabanye. hari abo byananiye pe ariko nuko nyine biba bihari hano hanze. nawe biramutse bidahari se wazireka kanga ugiye ku kabari ntuyibone se wanga y'amazi n'ubundi wasubirayo ukayateka neza ukayanywa. azagiye ugisha ngo yenga amazi agiye kunyica nta kundi wayanywa. nta kundi wayanywa paka byose bikagushyiramo noneho zazagaruka utagifite na gahunda. rero ibintu byose uko watangiye uzinywa bikaba byarageze ku rwego rwo hejuru ni nako wagenda uzigabanya bikagera ku rwego rwo hasi bikaba zeru. niba ari ibyo nzazireka. icyo twifuza ni uko ntabwo ari ibintu bituryohera. ako kari agaciyemo ndibaza yazazireka kuko nanjye umusatsi nawe mfite nawe kuyeho ngiye mu gukizwa. so kose ariko ntaya nabonye ejo bundi utwika abanyamakuru bari bagusuye agiye gukora bibiri mu kazi rwose ubona abanyamakuru barahasesekaye. erega nawe ubiryaho ngo nta makuru bahaye. rega nabo barega abanyamakuru nabo bayarya bayavunikiye. agiye gukora kuru baje nk'iyo gutera mu kazi. rega baje nk'iyo gutera mu kazi. yabutera ukuntu baje bakutirije ati rwose dini uraduha amakuru yo kuba warakuyeho umusatsi ese wari uri muri gereza bimeze bite. aya nuko yibajije ariko ukabwira ati njyewe se ndi Bruce Melody ariko njyewe uriya rero sinzi impamvu ukubera iki umuntu agiye mu gakiza atarakarimo abantu bamufata nk'avuye gereza cyangwa yasaze. bigaragara byo bumubwira ijambo ry'Imana si waryumva. ariko ubu ngubu ninza kukubwira ijambo ry'Imana kubera ko umusatsi nawakuyeho uzaryumva neza kubera ko uzaryumva rwose kubera ko abona umeze neza nyine fresh. ari nabyo ni nako bimeze. mwari muzi se mureke tubaseze tubabwire ngo bye bye naho utaha. ntako batagize kudutega amatwi no gukurikirana ikiganiro cyanyu. bye amazina yanjye n'ubundi ni yandi nitwa Dini mu kazi nta mwana utagira umubyeyi. kandi murakoze gutera mu kazi natera mu kazi ndamubasuhuriza. aho rero basuhuza na Gisusu musuhuze. yego aba bagenzi bacu nanjye reka mabwire ngo ni Mr. Sylvain Gisusu namara kuboneka ewa nzaba wa mbere kubabwira ko Gisusu namubonye bose mbafite noneho Gisusu comedy neza ewa kwaje atwarira ibikoresho ubundi aho utaha